umuntu wemerewe kwisubiza kuri taye kugira ngo yigayidinga akore abeho neza mu buzima bwiza ni umugore wabyariye iwabo umukobwa wabyariye iwabo avuga ati nongere nisubize kuri taye ndebe ko nagira gute nabona umugabo imenye yinginze kenshi cyane muyango ngo bajye muri gym nk'umugabo n'umugore akabyanga none uwo mugore wagiye muri gym adashatse kujyana n'umugabo w'umukinnyi umenyereye gym kuwitwa DJ Brian ari umutwariye umugore kimenyi ahubwo nagize ubwoba by'ubwanjye niyumviye umuntu witwa muri za video zasakaye z'abakobwa bagiye ku mahoranyambaga uwitwa Emeline Shanga avuga ati Brian yarame ngo nge ndinde ibintu bye DJ Brian umutinganye bagenda bakabura ibimenyetso video zijya hanze avuga ati no gusebya DJ kuki DJ Brian agarutse mu gutanya kimenyi na muyango ibaze ko kimenyi adataka gutwarwa umugore n'umugabo mugenzi we akavuga ati umugore aravuga ngo umuntu ndaruriye umugore umuntu ntwari umugore utagituma umugore wanjye ahindukira yitwa DJ Brian kimenyi kugisha inama yakaba yagisha inama umugabo mugenzi we ati mfite umugore yanze guhindukira nkora iki akagenda akagisha inama kwa nyirabukwe kwa sebukwe ati ko umwana mwampaye adahindukira kandi mu bigize urugo nabyo birimo nkora iki kujya kugisha inama umugore wakurarikiye nabyo ni sakirirego. Yes, reka mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe cyane twizeye ko mumeze fresh twizeye ko muri amahoro aho muri hose natwe turi amahoro niba utameze neza byihanganire biba byanze ariko ejo hamwe n'Imana bigakunda mbahaye ikaze rero mu kiganiro imbere yanjye nicaranye n'umujene umusore umusore utari sore bamwita Mupagasi ariko nge mperuka kera tukiri abapete namwitaga Sharomi wacu sinzi aho byaje kujya ngo haye ikaze wamfura nabyo birahari ryazina nabyo birahari Sharomi wacu kabisa Parole ntekereza yuko ubuzima rega ubuzima ugenda ukura ugahindura kumugura umwenda umwe ejo ukagura undi kumwe wambara inkweto imwe ejo ugashyiramo indi kumwe uza n'umugore ushaka sheri mugatandukana ni nako n'amazina agenda aheruka cyane cyane ayo tutizwe n'ababyeyi amazina yizwe n'ababyeyi aracyari yayandi Emmanuel hariya niho abana bashaka nitwa Habumugisha Emmanuel yes ntago nge nitwa izina riteye ubwoba kurivuga Sharomi wanyu Sharomi wanyu Mupagasi ayo ngayo kabisa amazina yose muyakura umeze neza Mupagasi meze neza cyane bwana Sharomi cyangwa se Paroke nibyo binyorohera ayo mazina urayazi kera nge nayo turya ivumbi kugeza ariko twigeze turya ivumbi buriya naryo twari ubwo ugiye kwibuka ivumbi rya za Kabuga turi guhiga umunyonzi ugiye kuryibagirwa twamubuze sha cyaze kabisa ariko uriya mujama Kabuga ku kazu k'amazi ku kazu ka mituyu kwa nuze inyuma hariya hafi ya gare hasigara umukobwa witwa Sugira tuziranye hariya twagiye burya naje kumenya n'umukobwa utuye hariya ayo makuru naguhaye kagira ni wewe se nyine oya ni wewe nyuma yaho byaje nuko umenya nta kipfare ako ngufite n'ubukwe njya mbyumva ubukwe yego Sharomi ubwa mbere tugutume hano kuri Kim TV Hub mu karima k'igikoni niko tukita kana karima k'igikoni kana karima k'igikoni ko kuruhe rugose Dynamic ngo hari Dynamic hari Dynamic show ni mu rugo akaba n'akarima kayo k'igikoni ku ruhande yego rate ni ukuvuga ngo ushobora guca utuboga hano ukadushyira muri Dynamic show ukadutekera ahubwo utwaho Dynamic yakura kuba yasavinga agashu igakura utubogeri nuko rero ku bantu batazi uyu mujene hari abantu bashobora kuba bakubona bakagira ngo uruwejo uyu mujene bwa mbere mumenya ngiye yakoraga kuri Fine FM tuza gukomeza niwe mujene wazanye Oriz weri hari Noheli wa mupasiteri unywa inzoga sindabona unywa inzoga wa muhanuzi unywa inzoga niwe muntu wazanye umuntu bita Getafe
G-Tough, man. warankunda G-Tough byatari G-Tough abantu kabisa. buriya uziko ari abantu batazi ko rero wazanye G-Tough muri iyi mihanda Kabisa babimenye guhera uno munsi. Babimenye guhera uno munsi barabizi. Ari video ivuga ngo ako video nari nyifite. ngo Jesus ngo nagiye kugura agakingirizo mfite bibiri. Ngo nibaza impamvu ngo njye na Yesu duhuza G. Ngo Yesu ngo wakiriya gihe bakamenya yuko ngo icyo gihe ngo hazaza abantu ngo bitwe ngo aba G. Avuga ati reka mbere yise Jesus. Ariko wazatugarura mujene. Uriya mujene shaka kuzamugarura imihanda. Ariko none kubera ko abajene nka bariya ntago wamenya ngo yiriwe hehe. Bisaba kumuteguza akazaba nabizi. Ntago wamutungura ngo uzamubone. Twamuhigaga. Ubizi ko twagendaga imihanda. Wazanye abantu benshi cyane sinabavuga ngo mbavemo. Ubwo mvuze ibi ngibi kugira umuntu utekereza kuri uwejo abyibagire. Wikaraga rwose kuva kera cyane. Ikindi uri n'umunyamakuru cyangwa se ukaba n'umusesenguzi ku kinyamakuru bita DPTV Rwanda. Bagiyeho bakurebe kandi bagukunde, bakore subscribe, babisangize n'abantu bose. Urakunditse nicyo kintu cyane. Nibumva ari ngombwa. Rega ringi ashobora kumva wakabirizaga. Ntari biryawe ikibazo nuko rimwe na rimwe ukora udukosa. Urugero ibyo ni ibyanjye nawe tubyihore. Oya ntabwo ariko kuki mudashaka mushaka kuvugisha uko amakosa nakoze wayavugiye aha ngaha imbere ya rubanda. Ibyo tubireka dore abana beza ari ashabye byihore. Reka nuko rimwe ariko nanone ntazi bana zitayakomanya. Amahembe yahariko je nta muntu n'umwe nigeze nkumanya nawe amahembe. Ahubwo abantu bari bafite amahembe bashaka kuyankoza basanga ndi inkungu. Nta muntu akoze ni amahembe. Yego nuko rero ibyo byose nari mbivugiye kugira batagira ngo warakabirijwe. Ntago wigeze ukabiriza. No, I'm not overrated. Ntago ndi overrated. Na ntekereza ko kuba nakwicara hano kuri Kim Hub TV ni igihe kiba kigeze. Ni igihe kiba kigeze kuko ntekereza ko yenda kugira ngo mutumire umuntu mwabanje kubyigaho niba ufite n'ikipe mukorana simbizi. Ukavuga turiya muntu reka tumwemvite tuganire. Ngiye kipe yanjye ahangaha n'umutima nama. Uganiriza umutima nama ukavuga ngo reka dutumire umuntu. Nkagira n'icyegera cyanjye bita mpeketa. Mpeketa ari wende? Niwe mpeketa nyine uburi inyuma y'amashusho yose uri kubona. Uriya? Niwe bita mpeketa. Bamwita mpeketa. Hari umujamanzi witwa ngo Chaba. Chaba uramuzi? Chaba Chaba mpeketa no kwa Chaba. N'abadudu. None se kuki atiyise Chaba? Niwe bamwise mpeketa cyangwa wamwise niwe wise wabyize. Uwo mupeti mpeketa barasa. Ndaza kwereka ka video ka mpeketa urahita ubona ko basa. Okay. Ari mujama nkunda cyane witwa Chaba kabisa. None wo bita Dudukwe na Chaba undi inka yakana nuzi. Yakana nzofu. Shangiye nkunda Chaba iryo zina numva ryoroshye. Yamba ntarise mupagasi. Yari kwita nita Chaba kabisa. Kuko urumva ko ryoroshye. Kurifata kandi buri izina ryoroshye ifite ibikorwa byiza gufatisha biroroha. Ariko na mupagasi ntabwo. Ariko Sharumim cyangwa se paroke cyangwa se mupagasi. Wewe nari uvuga iri koroheye. Nuko ngo ikintu kizakubwira ngo umusirimu nuko ngo bayambaye appareil mu menyo. Kandi nawe uri mu bantu bazambaye. Njya nibaza kuko uzambara nzu umunsi bagiye kuzambara. Wagiye mbona ntari wowe wagiye ubona ntaribi nta kibazo nyine ufite cyo kuba wazambara wenda sinkumvira uburibwe ariko ndi kuvuga iby'amaso yanjye yanyerekaga. Yego. Ariko kuri ubu ngubu bavuga ko umusirimu burango ngo uyu muntu nyine yasirimutse nuko yambaye ngo ashyiraho na twapareye mu menyo. Yes. Yibaza za pareye ubundi wa mugani wanyu ko amamuna nta kibazo mufite uzambara ngo zimari. Bo bishoboka yuko utazi impamvu nambaye pareye ndetse n'abandi benshi bambona ngo ngiye guhita mbasubirizaho. Ndi kuvuga ngewe by'amaso yanjye. Nawe ngo ndahita ngusubiza nabo basubiriza icyarimwe. 2011 nabaga iwacu fira mu majyepfo. Ikigo niga gahunda nashaka kuvuga izina muri segonderi. Ntago kiratwishyura. Ntago kigeze cyishura. Ni na hari umukobwa wari mwiza mu kigo. Uwo mukobwa ijambo yavuze icyo gihe 2011 niryo ryatumye numva igihe nikigera nzakoresha ibishoboka byose nkashyira pareye mu menyo. Ubwo ziryo jambo niri yakubwira rituma ujya gushyiramo ujya kwishyira 300. Bo umukobwa yari mwiza kumwe nyine umusore
abona umukobwa akabona ni mwiza. Icyo gihe mu kigo nari umustar, yego nari umustar, ubajije abantu twiganaga ntabwo ari kwa kundi kwikina. Abigo byose bigira umuntu w'umustar. Nari famous mu icyo kigo. Ariko uwo mukobwa yaje kongorera mugenzi we, aravuga ngo uriya mutipe ni mwiza, ariko ikibazo afite iryinyo ry'imengekerane. uhita ujya kugoroza amenyo. Kada 2011 sinumva atari kera nyine ukibona amafaranga. Ariko noneho 2023 nibwo nashyizemo apareye mu menyo. Urumva ko icyo gikomere cyo kuba iryinyo rihengamiye byarambujije umwana, byakubujije cyane, byarambujije bitarandishije. Nakibanye imyaka 11 n'ibiri. ako kuramo izo rinete gato. Seka. Ubwo igitumye mbikubwira abantu bakibonye. Kuramo n'akadorari. Duraga byo n'uruhara ntago nyabihisha mani. Kandi ibyo bintu namaze narabidekaraye. Ntago birebetse. Nekiriza yuko subwo n'iki cyabitera. Hari umukobwa ariko ibintu byanyu byose bituruka ku bakobwa. Sinzi impamvu ibyo. Hari umutoto gutuma nzana wa mukobwa tuziranyeho hano. Nukomeza kumuvuga uri ikintu yakoze yatumye ngo inzoga. Ubwo ntabwo nabwo inzoga. Hari ibintu byose nagiye ninjiramo kubera umukobwa. Nk'ubwo sivuze umukobwa wa mbere watumye nshyiramo apare kugira ngo iryinyo rijye ku murongo. Duraga nayambitswe n'umukobwa wambwiye ngo najyaga nigendera gutyo. Ordinary ntabwo mfite uruhara kwa kundi nyine umusatsi warashizeho. Oya. Ahubwo nyine kwa kundi nyine iyo umusatsi wose iyo nogoshe ordinary nta nubwo amenya ko mfite uruhara. Ariko iyo umusatsi wose umeze hari utazamuka wo hejuru. Ku buryo bigaragaza nyine uruhara. Bo ko ngiye kwivamo. Noneho uwo mukobwa umunsi umwe turahura nambaye ingofero bisanzwe no mu masai twagiye no gusenga. Arambwira ati waruzi n'ibindi, ingofero irakubera ariko uzagerageze Duraga urebe. Nagiye kuyigurira mu isoko Kabeza pe. Utanga 7. Naratanze. None nyishyiramo nire mu ndorerwamo mbona ntago binakaze. Ndavuga amafaranga yanjye arahiye. Ariko kuko ari wabimbwiye making sure ko turi buhure. Duhuye afata ka video afite iPhone urabizi ko ni kabiriza ibintu rero. Anjya mu ka video gutya. Tinureba ahubwo aka video agapoze kuri Instagram agashira kuri stat. Abatoto ngo bamwaka pass. Ngo de pass yo mujabo. Tayaro direct. Ubwo rero nahise avuga ni bino bintu byakora. Kuko natangiye kujya mbikoresha mu biganiro, ariko najyaga njye mu biganiro niyambara ingofero kabisa abantu benshi banzi kera nyine tugitangira nabaga niyambara ingofero. Urumva rero uwo tuziranye we rero yaravuze ngo ntago nakunda no mutipe utanywa inzoga. We naganywa inzoga. Ahubwo arambwira ati gose twajya kuri table mfite fanta naho mfite fanta. Kuva uwo munsi mitanaka petit mitsingi. Ubura yimwe urasinze. Oya ntago cyako nagerageje kudasinda. Kibabaje nuko wamutaye she. Ikibabaje nuko beshi bibagiwe imitima yabo iradamarara birengagije zandahiro barahiye ubwo twari twibereye iryiriya. Amen. Hanyuma Paroke kabara agacemo tuba tugomba kumenaho abiri nk'abantu baziranye kabisa ukaganiriza n'abadukurikiye. Byagira ngo burangiye umuntu utajya utinda mu magambo ndi straight ku kituzanye. Byagira ngo tuganire impamvu nagutumiye ikibazo bya mbere icyambere ndakwemera bizi ko ndi no mu bantu bakumotivaga kera tukiri hahandi naho bataratwishyura kabisa you motivate kabisa. Nibyo nakubwiraga burangiye umuntu mubona kera. Nawe ati ibi bintu ni ibyawe. Nakubwiraga impamvu nagutumiye ngiye nkwemera none nk'umunyamakuru wa Danje. Cyo ni icyambere nkanakwemera n'umusasenguzi utagira uruhande ubogamiraho. Si impamvu se nyine unyanga ahubwo ngewe si impamvu z'ibintu urabizi ngewe nkwanga ko naza nkakurabura sunzi se ngewe naza nkakubwira ati ndakwanga bro. Ariko ngewe niyo abantu banyanga mfa kuba navuze iby'umutima wanjye uzi neza ko ari ukuri. Ntabwo njyanirwa bitinda. Ni ngimboga kimwe nuko ibibazo byanjye niyo nagira n'umuntu ibibazo sindi perfect dushobora kugira ibibazo. Ariko buriya dutandukanye biba birangiye. Buriya abasaza ngenda nabwira abantu bahe n'inyigisho cyangwa se n'amasomo azababeshaho. Ntabwo umuntu niba mushwaniye muri banki ntabwo ibibazo byanyu bigomba kujya mu rugo.
ubwo nyine mu Ni kazi muri ka banki banki ntabwo birangirira. byagenze neza niba Ni mushwaniye ukuvuga ngo- ujya ubona abakinnyi mu kibuga mu Ah. kibuga umukinnyi avuna undi ariko basoza bagahoberana na fair play Yewe. umutoza akaba yatsinze undi ariko basoza bagahoberana na fair play ni ukuvuga ngo ibyo twapfaga byari ibyo mu kibuga twari duhanganiye inyungu buri wese ku nyungu ze bwite ariko tugeze hanze urangonze n'imodoka twari Oya. turangaha njye nuko nguko nteye buriya nakuvuye imbere niyo twaba tumaze kurwana jya umenya ngo ibibazo ngiye biba birangiye kabisa. ubwo nubigumana niwo bubigumanye Urumva wenyine abantu bose bakwiye kumera nkawe nuko nteye rwose bakwigiraho. ntaso kwitaka niko niyumva ubwo iyo udashaka ko birangira ubisigarana umwe yeah nibyo nakubwiraga ati rero nta mpamvu yo kukwanga nkwanga naza nkakura urambwira ati mupagasi ngenda kwanga nawe nushaka unyanya nkwanga sinakubwira ngo kuraje kimwe nuko nta n'utuzi nakuvomeraga bimwe bya The Ben se na Melody Melody kare wavuze ngo dirati The Ben rega ntatuza mvomera yarabeshye se bukiye bwaravuga ati ntacyo aratumvomera Ahubwo- ahubwo aho bumva ngaho- byishe nabi cyane aho ngaho nibwo yabeshye ariko mbere yavuze ukuri ariko mwakwishimira baravuga ngo ariko ni gute Bruce Melody atinya kuvuga ngo The Ben ntatuza muvomera ari mukuru mu muziki bukiye bwaho ati nta kibazo aratumvomera kandi nta n'utwo amuvomera nyine ntabwo biba kabisa. byumvikana biba biri kumvikana Ntabwo fresh byumvikana ariko nuko rero ndagira ngo nkwinjize muri ibi bintu wijandikemo sinjye wakuzanye imihanda warizanye uritereka witereka nk'umusesenguzi witereka nk'umunyamakuru koma musosi rero kandi kwinjizemo ndagira ngo nkwinjize mu bintu bya Muyango nka Kuki? Kimenyi gusa iryo jambo nirikomeye na Keza Teriski ndetse n'uwitwa DJ Brian iyi saga warayumvise aho yatangiriye kugeza aho yarangiriye twese twarabyumvise ndagira ngo utange uruhande rwawe kuri ibi bintu nk'umusesenguzi kuko umaze no kugira abafana hari abo bategerera ugatereka twumve icyo mupagaza avuga kuri ibi bintu abemera ibintu byawe n'abatabyemera kuko n'ubundi ntibyababuza kubumva niba atanabyumva uzasanga bakase babikubisa ahantu abigweho gutya nuko rero nkwinjije muri iyi kesi Sharomi Parote ibi bintu urabizi ntabyuzi ibi bintu ndabizi Ubizi ute ndabizi sasa? uko mbizi bishoboye ko kuko ubizi atari ko mbizi ariko nanjye hari uko mbizi yego ntabwo twabimenya kimwe n'ubundi Yego. kuko Ah, hari buri muntu hari ukuntu abazi ibintu yego mbere na mbere ndahera ku muntu witwa Kimenyi Yves Kimenyi Yves yenda kuba mwumvise bwa mbere njye namumenye nk'umukinnyi wafatiraga ikipe y'igihugu Amavubi Kimenyi Yves akaba umwe mu bagabo baciye muri APRFC Kimenyi Yves yaciye muri Rayon Sport Kimenyi Yves yafatiye Kiyovu Sport Kimenyi Yves ni umwe mu bantu nzi neza ko bagiye babaye intangarugero mu by'ukuri mu bintu mu rukundo rwa gisitari kana kakundana na kanaka ariko umwe ni umusitari Muyango Miss Photogenic akaba 2019 niba nibuka neza banyibutse ariko numva ari bwo yambaye ikamba rya Miss Photogenic kuko ndumva yarikuye muri hereza Naomi kandi Naomi wa 2020 yarikuye muri Naomi wari uzi ko Naomi sinzi niba ubyibuka ko Naomi Miss Naomi ari wabaye Miss Photogenic akaba na Miss cyaremwe 2020 urukundo rwa Muyango na Kimenyi narumenye bwa mbere ubwo uwitwa Irene muri ndahabi yabasuraga agikorera Philippe tamaga 50 urayizi yo YouTube channel barayibye yabaye The Choice rimwe barayiba bahita bajya kugura indi bagura indi bayita The Choice kabiri yego nibwo bagenaga babasura Kimenyi yabanyeho na Muyango mbere yuko basezerana kubana oya buretse mbere yuko babana bimenye mbere yuko Kimenyi abana na Muyango byanyabyo batarasezerana banabanye nka girlfriend na boyfriend nkuko bavuga ko Safi yabanye na Knowless ibyo si Kigali ni bisanzwe tunaritewe ntari umugore niba mukobwa bigeze kubana sinjye gamuna muri ndahabi yabasuye ngo barabana tunarete wa wundi w'inyamasheke tunarete w'inyamasheke ujye wigaragura mu biganiro yigeze kubana n'umukobwa bakajya babasura barasinze niba baratandukanye niba yari prank ariko kubana kw'inkundo z'abastari kuba star nta nkuri irimo rwose gira ngo nawe numara kugafata rwose uzajya gutyo ubone kumwe n'umukobwa ukwezi yitahe tutazezeranye ntago tuzaba ibyo ntago bizaba babarira genda uwo ningi erega umuntu amenye byasizana amenye byasanga nukuvuga ngo yaza ni mu gitondo nimugoroba agataha
cyangwa se akaza nijoro mu gitondo cyangwa agataha akaza nijoro mu gitondo agataha ari ibyo ukora ari ibyo ukora ariko none se ngiye ni urugero ruri gutanga ni urugero ruri gutanga ni urugero kandi narasenga yaza tugasenga ariko ntago yaza umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ngo hagume ibyo rero wowe nuko uri kuvuga ntago ari girlfriend ntabwo ari fiance ubundi fiance wo mu mujyi fiance wo mu mujyi na girlfriend ni abantu bashobora kuza akamara igihe iwawe munimenyereza kuzabana murebe se tubanye twashobokana kugira wumve ko bitazanabaho ntago ngiye ibyo bintu by'aba girlfriend n'aba boyfriend sinjya nemera ibyo bintu byo kuvuga ngo nkundana n'uyu ngo ibiki n'ibiki ushaka by'aba boyfriend n'aba boyfriend se yaba best by'aba boyfriend girlfriend wapi ninjye mfana preferable aba best kuba twaba turi aba best ibintu nk'ibyo ngibyo ariko hajemo kuko twaba girlfriend na boyfriend ikirenge nkerekeza inyuma buretse rero ibyo nkubwira rero noneho ibyo ngibyo ayo mateka sengiye kugira ngo ngende mbazane ibya Ndavenda ajya hehe nabumvishaga nagiye kubabwira ko Kimenyi na Muyango bagize parikuru nyine y'intangarugero mu rukundo icyo gihe ndibuka neza kubwo muri ndahabi yabasuye na Philip takaza kubasura ku giti cye nawe bakoraga ibiganiro basimburana urukundo rwabo barugira gute bararumenyekanisha ariko wibuka ko nibara za 2016 niba nibuka na gatandatu hashize imyaka 6 ubwo ni ryari hashize imyaka 6 ni 2019 n'umunani gutyo nibwo haje inkuru hanze ko Kimenyi hagaragaye video z'ubwambure bwe ngo adasiramuye ntabwo nayibonye ariko banza tarasiramuye ko uwitwa Dididor bakundanaga ngo yagiye yarafite ifirimbi mu modokari agera ifirimbi mu modokari agenda yivuza ngo yaragamije iki igamije kera bajyaga bita umuntu udasiramuye kari umusifuzi aca mu ibyo bikomere aca mu ibyo bihe bitoroshye birangira abisohoyemo nande na Muyango Claudine Miss Photogenique 2019 baravuga ati noneho ibyo ndabizi ko bajyaga babaza uwitwa Muyango ati se Muyango uzahandoringa gute kubana n'umugabo wagiye kuvuga gutyo kandi mu buryo butari bwiza Muyango akagaragaza kamukunda bavuga n'ibisekuru ukumva ko izina Kimenyi rigaruka cyane hagati ya Kimenyi nk'umugabo na Kimenyi nk'ibisekuru bya Muyango urukundo ruba runini cyane urukundo rurasatira ariko burya mu minsi yashize nibwo haje kuvuga impuha yuko rero ubwo sinciyemo uburyo basezeranye n'imbuga biba byanditse hirya no hino biba byanditse mu minsi yashize nibwo haje kuvuga amakuru yuko Kimenyi na Muyango batabanye neza ibyo kutabana neza mbere y'ikiganiro witwa Muyango yasohoye cyitwa ngo Who is my date yakoranye na Rose Kana hari amaze igihe havugwa amakuru yuko Kimenyi na Muyango batandukanye ariko ubu bwabo biturutse ku rugendo uwitwa Muyango yakoreye mu bihugu byo hanze rimwe za France n'imipira yagiye areba ku bihugu bitandukanye agahurirayo na Juno Kizigenza bakavuga ngo se Muyango yaba yaratwawe na Juno Kizigenza ibyo byo ndagira nkubwire ko atari byo urakoze cyane bahuriye Burayi barifotoza buri wese yari yagiye mu kazi kiwe ariko noneho nanjye kuri ako kantu reka ngire icyo nkavugaho umugore aragutashye agutanya umwana agiye kogoga ibihugu byo hanze avuye i Paris agiye tubwire ndavuye i Paris agiye Dubai agiye Londres agiye ahangaha uri mu rugo n'umwana ni wowe uri umwana ararira business agiye muri business wapi yagiye gutembera ahura n'umuhanzi urabizi urukundo rw'abahanzi abakobwa n'ibyamamare ubuvuga uti anytime pya kandi twibuke yuko Muyango ni umugore mwiza noneho yarongeye anisubiza kuri taye ntiwamutandukanya n'umukobwa ahubwo hari n'abakobwa rusha ubwiza rwose ku buryo wabahitishamo bati ari Muyango n'abakobwa urahitamo Muyango tugahitamo twese Muyango uwo muntu yasuye icya kabiri Okim ndakubaza ikibazo nawe usubize ubundi umugore wubatse ni gute ajya kwishyira kuri taye umugore wubatse yes ugiye kuvuga gutyo waba wirengagije ibintu byinshi cyane nunza n'iby'ubusirimu icyo banze gikuremo ntunza n'iby'ubusirimu banze uvuga yuko umugore wundi wubatse azwiho kwambara amaribaya akambara ibitenge akambara iki akajya mu rugo akicara akarera abana ibyo ngibyo ahantu henshi haba Sharume wijya kwirengagiza ko turi mu mujyi nta mujyi ntabwo Muyango ari we wenyine uri mu mujyi Muyango si wenyine uri mu mujyi none se Sharume ndagira ngo reka nkubaze kuva igihe twicariye hano ntituri kureba umuhanda buretse gake nanjye ndakubaza kuko ntabwo uri
ntago uri bumbaze wenyine nanjye ndajya nkubaza Kuba- nanjye ndajya nkubaza kandi niwe uraza gutega amatwi nkubwire tugendanemo neza kuganira. ndashaka kubwira rero ikintu kimwe uwitwa Muyango naramuka avuze ngo jewe ndashaka kugira ngo njye hanze nigira nk'abandi bakobwa bose kuburyo niduhura mu nzira utazantandukanya n'iki utazantandukanya n'abakobwa ariko nta Bura- gukuraho ko abikuraho ko ari umugore. uretse gakeya hari ikintu cyangwa kubwira ngo usobanurire uracyumva ari uko wacecetse Muyango afite umugabo Kimenyi byemewe n'amategeko. byemewe n'amategeko byongeraho. byemewe n'Imana basezeranye imbere y'Imana amategeko ubwo se ntabwo wababonye baza Narabutashye bamisiti rwose. gore babutashye Rwose narabutashye. ariko uwo mugore wibuke nushyiramo unyurabwenge wibuke yuko afite umwana sibyo Yego. umuntu wemerewe kwisubiza kuri taye kugira ngo yigayidinga akore abeho neza mu buzima bwiza ni umugore wabyariye iwabo umukobwa wabyariye iwabo avuga ati nongere nisubize kuri taye ndebe ko nagira gute nabona umugabo nubicunga neza uzasanga ari amajorite y'abagore benshi bashaka kwisubiza kuri taye hari ikintu baba bararikiye hanze y'urugo nutabibona ubu ngubu uzabibona warashatse ushaka umugore akagusubirira muri gym ku mugaragaro kandi ari njye uzajya mwijyanira. urakoze cyane noneho ku makuru nabo yasakaye amajwi ya Kimenyi aravuga yuko numvise bavuga ngo ni amajwi ya Kimenyi aravuga yuko Kimenyi yinginze kenshi cyane Muyango ngo bajye muri gym nk'umugabo n'umugore akabyanga none uwo mugore wagiye muri gym adashatse ko ajyana n'umugabo w'umukinnyi umenyereye gym ubyumve wowe kimujya njye nk'umuntu ujya muri gym ariko wumve ko Kimenyi akazi ke nta ka gym kuko umukinnyi arava mu kibuga ajye muri gym ave muri gym ajya mu kibuga nta kazi gym nta kazi ke ubwo n'iki ngiye ko atari akazi kawe nata usanga usakazi kawe karaka kubaza abatumirwa wowe nibyo uzi nibyo nakweretse wowe ukora gym nk'akazi se nibyo nakweretse kireka niba upfubura urapfubura se nahera buriya kari abajaga isomo biriya nahera ku mugore wawe nakwica magusanze tugira ngo twatuziranye kuri kw'Imana ntabwo twatuziranye urumva je ubwo icyo nari ngiye kugikura mu nzira umugore washatse gutakaza indangagaciro za kidamu asohoka mu rugo akajya kwishyira kuri taye z'abakobwa ambara iribaya wambara imyenda y'abadamu ikindi cya kabiri wanyereka ifoto ya Muyango yambaye nk'abagore ntago icyo kintu ntabwo kwambara nk'abagore biranga kuba uri umugore kuko tubona n'abatari abagore bashobora kuba bakambara noneho rero wavuze ngo turagenda tubazanye reka nanjye nkubaze nanjye reka nkubaze urahita umbaza nta kibazo iyo umwana wa Kimenyi na Muyango abonye nyine yambaye impenure amaze kuba umwana ujya muri gardienne umwana wajya mu wa mbere no mu wa kabiri primaire ni wa mwana utabwira ngo ushobora kubwira ngo genda ubwire umuntu ko papa adahari akamenya uko abivuga kandi papa aryamye uraza kumfasha sibyo iyi case turiho tuyikuremo umwana kuko nta hantu na hatagaruka muri iyi case nta zina ry'umwana nigeze mvuga yego natanze urugero ngo nk'umwana wa Kimenyi ni nko kuvuga ngo nk'umwana wa Kim cyangwa se nk'umwana wawe sibyo nk'umwana wawe aramutse abonye uri nyina wambaye impenure biraza kuba byiza rero nituvuga bari imihanda umwana tukamwihorera nta mwana nazanye ahubwo we nukomeza kumenya sisa urabashaka kumuzanamo umwana ari hariya kandi ikindi cya kabiri abo bantu bose bahujwe n'iki isezerano bafitanye kurusha n'andi yose ni umwana bahujwe n'ibintu bitatu wambwiye ngo Kimenyi ngo Muyango yarabyaye ntiyabyaye se yabyaye iki umwana ni ukuvuga ngo umwana ni ipfundo rikomeye riri hagati yande y'umugabo n'umugore ariko uwo mwana sinshatse kumuzanamo nk'amazina ye kuko ndamuzi amazina sinyazi se kuko wamwita sinkuzi nakawe namuvuze izina ngira akabera kizamo ngo nka nk'izina urumva ariko impamvu mbivuze ndashaka kumvisha nyine inshingano z'umubyeyi ufite umwana n'umukobwa wabyari iwabo udafite umugabo kandi afite umwana ni wa muntu uvuga ngo genda ajya kuri taye noneho nimura nawe kima zandambagize nyuma mubwira ati nubwo ubona mfite mu nda zero ariko mfite n'umwana ariko Muyango we afite umwana afite n'umugabo babana mu nzu ntashaka kubyerekana muri rubanda ashaka kugira ngo ajye mu kabara hosting abagabo bene b'abavantara cyangwa se b'abavaburayi nibabona Muyango bavuga ati pega icyana ntabwo turi buze kwemeranya iki kintu kubera ko uyu Muyango turi kuvuga ntabwo naje hano ngo twemeranywe uyu Muyango uri kuvuga ni umwe mu bagore muri uyu mujyi wa Kigali bari proud y'umugabo wabo ku buryo atajya ahantu ngo ajye guhisha ko afite umugabo
ariko none ukoza agashya Buretse. kuba proud y'umugabo Buretse ihangane kuba tuti- proud twavuze y'umugabo ngo- kuba proud y'umugabo mu mbuga nkoranyambaga ntaho bihuriye no kuba proud y'umugabo. none se urugero ndaguha urugero, hari nk'ahantu twabaga turi akaba yamuhamagara ati nsanga hano nkwereka abantu wajya ubibona kenshi bagiye aha n'aha wabonye za vlog, uwo muntu ahisha ko afite umugabo, ni gute ibyo bintu byose yabikora? Vlog ni script bro, icyo rwose unakikure mu vlog ni script. Vlog ni script. Icyo cyo ntago ari icyo, dukomeza n'ibindi ntago yigeze. Buretse nkubwira ikintu utaruzi mu ngo z'abasirimu z'abasitari badashaka kugaragaza ko babanye nabi, baravuga ngo tugiye gusohoka sheri, tugiye gusohoka, sinshaka kubona urakaye, sinshaka abantu tugiye guhura babona ko ikibazo dufitanye, bagasohoka bahura n'abantu bakata akagozi binjira baserebura ibintu akabizo kwitama mu yandi. Ubundi ni uko nashaka kubyinjiramo ni byinshi cyane, ariko ubuzima bwa Muyango na Kimenyi bwarangiye, Kimenyi avunikiye mu kibuga Kiyovu Sport yahuriyemo na Musanze. Kandi icyo gihe bwarangiye gute? Kandi icyo gihe bari bataranasezerana, batarakora ubukwe, guza urumva ahubwo ni nkaho bwo bwari butangiye, kuko Kimenyi yakoze, niba ubyibuka neza, yakoze ubukwe ari mu mvune. Urakoze cyane. Kiriya kintu Muyango yakikoreshejwe na pressure yo kuvuga ngo nimutari mu bihe bibi, nimutari mu bihe bibi bizagenda biti. Umvise? Nimutari mu bihe bibi bizagenda bite. Ikindi kintu cya kabiri cyabaye imbarutso y'iki, cyabaye imbarutso y'ubuzima bubi bwa Muyango na Kimenyi, nuko amafaranga yose Kimenyi yari yarakoreye mu mupira yayivujemo. Muyango asigara ari umuntu ufite urugo arutwaye mu biganza bye mu buryo bw'ubushobozi, birangira atangiye kwinubira gufata inshingano nyinshi zirenze, kuko amafaranga ya Kimenyi yari yarashize. Intandaro y'ubuzima bubi bw'uwo mudamu n'umugabo we bwaturutse ku kuba ubukene bwaragiye bwataka databuja Kimenyi, bitangira kuba bibi. Ari naho yatangiye guhostinga amajoro menshi agenda akarara mu tubari, urumva ko yari gukorera akavaringa urugo. Kandi wibuke no muri Bibiliya ntabwo handitse ko umugore ruzahibikanira urugo. Umugore ko yashakira urugo kajana birangira bimuvunnye ku mutima. Eske kuganisha kuki? Nta mugore n'umwe wakwishimirira umugabo w'ikene. Biba bigoye. Ko Kimenyi yari yarakennye. Ari nayo mpamvu atangiye rega Kimenyi akaba yaramanitse godiyo. Kimenyi akaba yaramanitse godiyo. Ariko ejo bundi nabonye asubira ku kibuga mu myitozo, kuko yabonye ko nyine nadakora bizapfa. Ntago byarangira kuri. Ntago byarangira kuri. Ikiri cya kabiri, Muyango icyo cyimbabarire kubera yuko gifite amajwi numvise avugwa hirya no hino y'abatanyije urugo rwabo muri inshuti. Voice note numvise yakinwe n'uwitwa Keza Teriski, yavuze ko ari kuganira na Kimenyi, yavuze yuko witwa DJ Briane ari umutwariye umugore. Kimenyi ahubwo nagize ubwoba by'ubwanjye niyumviye umuntu witwa muri za video zasakaye z'abakobwa bagiye ku mahoro nyambaga, uwitwa Emeline Shanga avuga ati Briane yarame ngo nge ndinde ibintu bye, ngira ngo ni wa mwana w'isega. Urabizi kera umwana w'isega yabaye isega irandiye, bagenda bakayibura. DJ Briane umutinganye, bagenda bakabura ibimenyetso. Video zijya hanze bavuga ati ni ugusebya DJ. Kuki DJ Briane agarutse mu gutanya Kimenyi na Muyango. Okay. Abantu benshi bari gushingira ibyo bintu, bari kubivuga bashingiye ku kuba bakorana, kuko ntago ngewe uretse gakeye ntushaka ngo usubize igitera aba bantu kuba bavuga gutya. Ndi kuvuga uko ngiye mbitekereza, ntawe ndi kuvugira hano, uri kumva. Ntekereza ko ari uko kuba bakorana. Nta hantu Muyango atari utahasanga Briane, nta hantu Briane atasanga utabari ngo habore ntoza Muyango. Ubwo ni mu buryo bw'akazi, ni couple nyine. Egare ko akazi kabo aho nyine karabahuza, barakorana. Kandi uzanabirebe nta Muyango
biba bigoye uri kumva rero muri ibyo DJ Brian avugwaho ubutinganyi, Semuhungu avugwaho ubutinganyi, ako Jamuhungu n'umutinganyi kuko yari afite n'umugabo yari yidekaraye rwose, yari afite n'umugabo basezeranye agira n'ibyago aranapfa, aravuga ati n'umugabo agahinda ntaragakira turacyamwomora mu Rwanda. Abo bantu babiri nibo bakorana na Muyango, ubundi azabacikira he tuvugisha ukuri. Niba DJ Brian avugwaho ubutinganyi, Muyango Semuhungu akavugaho akaba ari umutinganyi noneho byaneruye, none bakaba banakorana buri munsi aribo bararana amajoro, niba bagiye kuba akantu bakagera muri doze kubizi ko inzoga zikoresha utuntu n'utundi, ubundi yabacikira he? Ngewe ku giti cyanjye uko mbyumva ntekereza ko aba bantu bahuzwa n'akazi. Wowe se uko ubibona ko hari uko ubyumva nuko ubibona? Nuko mbibona, nibyo mbona ngewe. Ngewe ntabwo ndimubemera ko tugeze mu isi, ibaze ko Kimenyi aziranye n'amabogari menshi cyane, aziranye n'umugore we, ibaze ko Kimenyi adataka gutwarwa umugore n'undi mugabo mugenzi we, akavuga ati umugore, aravuga ngo umuntu ndaruriye umugore, umuntu ntwariye umugore utagituma umugore wanjye ahindukira, yitwa DJ Brian. Mu kubateranya ibaze kuba ibaze ndi kuvuga ati umuntu utumye umugore wanjye adahindukira ngo turyamane yitwa Chantal. Tekinolojia, nyiri tekinolojia za Uganda, tekinolojia. Abo bantu nzi ko bose bahuzwa n'amafaranga, ni ugushaka amafaranga. Ngewe nicyo nzi 100%, kandi nakubwiye ko nta muntu nicariye hano ngewe. Nta muntu nicariye hano. Ese nkubaze, ariko ku makuru yabo mfite nuko mbabona bahujwe no gushaka amafaranga, bahujwe n'akazi, kuko nta video nta n'ifoto tuzi baryamanye ngo tube biramutwaye. Niyo mpamvu nakomeje kubitindaho nkubwira ati wakubwira ariko se what if video Yago yanze gusohora, baramukabirije ngo nayisohore yayisohora, ariko hari ijambo yavuze ngo nkunda Kimenyi nkunda Muyango. Ese niba Yago n'umunyabwenge n'umuntu wubatse, ese yakwishimira ko ari umuntu ufite video ye asigaye abana nanuze? Ntago Yago yubatse, kandi ibyo nawe urabizi ko atubatse. Dukomeze, yubatse, yidekaraye ko umugore Yago yabyaranye n'umukobwa, hari umukobwa wabyaranye na Yago. Ese video ya Yago, hari abakobwa niko numva. Yes, hari uwitwa ngo Zenkibi amushinja umwana, hari uwitwa Teta ngo barabyaranye, wenga aravuga ati babyanye ngo Rayifu, umwana yitwa Rayifu. Hari uwo Kristo, hari n'abandi manu. Tuvuga urugero, hari abakobwa 5 babyaranye na Yago Pondate. Abo bose bagiye kubona n'abana babo bona video ya Yago iri hanze, ariho n'undi mukobwa utari muri abo ngabo. Byanze bikunze biragira ingaruka ku mwana, bo ni bakuru bana bihandoringa, ariko video yagiye hanze internet irabika, ni time bagira gute umwana yazayigwa akavuga ati papa ni bingi bihoramo. Kimwe nuko abastari benshi cyane bakinaga amaporono kera, ubu ngubu bicuza kuba barakinye porono, ibyo bibaho. None se wibaza ngo yagatekereje kuba yasura video ya Brian ari kuri gata mu gitsina cy'umugore X tutazi, nakubwo yari umugore bari why tutazi, akavuga ati se iyi video ibaye ari yanyibyangera gute? Ese iyo video ibaye ari Brian uri gata kwa Muyango, byabivuze ko Yago yashyize mu nyurabwenge tekinolojia ku mugani, baravuga ati sinshaka kwandagaza umuntu nkunda witwa Muyango cyangwa se witwa Kimenyi nk'umuryango. Ibyo rero iyo iza kubihara aba yarayirekuye, ariko nanone kubera iki se yavuga ko akunda nde, akunda iyo couple? Nta muntu mani, nta ibyo ubona agira urukundo. Asokereka ngo baze nk'umuntu w'umugabo, wishimiye ko DJ Brian ashenye urugo rwa Muyango na Kimenyi? Byonyine kubyumva ati, kandi ariyo mpamvu kunugwanugwa, niyo mpamvu nkubwira ngo ntibishoboka. Abanyarwanda baravuga ngo ntanduri vugira ubusa ku musozi bro. Kuki ikintu ukirengagiza? Ntanduri vugira ubusa ku musozi. Biterwa n'umusozi wari. Hari impamvu imwe nge ntekereza ko ayo magambo ari kuvugwa hano hanze. Teriski amakuru hari yakundanye na Kimenyi. Teriski ntabwo Teriski yakundanye na Kimenyi, ahubwo bivugwa ko baryamanaga. Ariko si kuryamana no, ibyo byo wijya kubihuza, wijya gufata uko wiyumva ubihuze n'abantu bose ntibishoboka. Wowe wumva buretse, wowe niba none se wowe kuri guhakana ko video ya Gata ifite ukuraho ama video Teriski aryamanye na Kimenyi? Barabyiyemereye ntago nabyumvise. Reka tuvuge ko baryamanaga nande. Ese waba wizeye ko yaba yarishimiye
Teriski barishimiye ko umugabo we nako umugabo baryamana ari kumwe na Muyango. Kandi Teriski ari mu bashinjwa gusenya urugo rwa Muyango na Kimenyi nyine. Ubwo se urumva ntiyabyishimira ko bari kumwe. Genda. Ibyo bintu byavuzwe ntibyavuzwe. Umuntu wavuzwe gusenya urugo rwa Kimenyi na Muyango ni DJ Brian. Ntabwo ibyo bintu wabyumvise. Kuko live Muyango buretse kuri live ntiyavuze ngo Teriski yamusenye urugo. Ntabyo ikintu Muyango yaravuze ngo narabikurikiye. Muyango yaravuze ngo Teriski kezi cyo dupfura kizi sindi bukivugire hano kuko urabizi si ubwa mbere nyikubwira tukanabishwanira. Ninjye muntu ngenyine wumvishe mvuga ko ni igikise ninjye ngenyine uvuga ko Keza Teriski bivugwa ko yasenye urugo rwa Muyango na Kimenyi. Ninjye gusa byumvanye. Numvise Kimenyi ari kubwira Teriski ngo ntago umugore wanjye hindukira, ndabubwira ngo hindukira kanga atagasiga ashima ngo imiterere ya Brian. Ikibazo rega dore ikibazo hano kiri. Okay, dore ikibazo hano kiri. Nigeze gukora inkuru kuri DJ Brian. Urumva? Arahamagara ikiganiro ngo bagisibe, ngo batagisiba ngo barajya kumfunga. Ubundi rwose bitabaye ibyo nakabaye mvuga nibirenze ibi. Bitabayemo kugufunga. Ese nigeze gukora ikiganiro ngiye cyuru kuri kose hanze kuri DJ Brian, ahamagara aho nakora ikiganiro arababwira ngo mugisibe cyangwa se ngiye kumufungisha. Barahamagara ninjye nababwiye ngo kuva navuka nta papa ngira na mama ngira ngazangemurira icyo kiganiro cya Nororera. Baragisiba kandi kiragenda burundu. Yego, hanyuma ukomoje kukuba umuntu bita Kimenyi basoti nabandi yande. Umuntu bita Kimenyi yaragiye kubwira Keza Teriski amabanga yo mu rugo rwe agera no mu buriri. Ndagira ngo ubwo tuvuye kuri kote yo kwa Muyango twinjire noneho no kuri Kimenyi. Nawe umumanuke nk'uko umanutse Muyango. Niba koko twumve niba umushyigikiye twumva uruhande rwawe. Oya Kimenyi nawe Kimenyi humura rwose humura rekase. Kimenyi si shyashya. Tujya kubona video ya Kimenyi y'ubusa yari turutse hehe. Uretse mbanze nkubaza akantu gato. So uvuze ngo iyo bitaba ibyo wari kuvuga ibirenze ibiriya. Uzi wowe uramutse umenye ibyo none ahubwo nge na ikintu nanifuza ndi kwifuza ngo twebwe kwanza twe societe dusenga Imana ibi bintu bigarukira kuko ibyo mwakumva cyangwa ibiki ntago byakunanira kubijajinga atariwe byabayeho wabiyoberwa ntago ntiwabasha kubijajinga kandi we nani jewe icyo nabivuze ari ikiganiro niba nabivuze mu kiganiro niba mutwaganyaga hanze naravuze ni na mbere nyumva ino sagiza naravuze ngo nta kindi kintu Muyango yapfa na Teriski kitari badapfuye imibonano mpuzabitsina. Ariko nanone kuko nta foto nanifite cyangwa video kuko nzi ko abagore ibyo bintu bakunda gupfa abagore, ariko nyine nemeza ko Kimenyi nawe atari shyashya kuko tujya kubona iyo video yasaka yanze ikaramwicira izina igatuma aperi namushidikanyaho. Nuko nyine yajyaga mu izo ngeso zitari nziza, sibyo? Ariko kiza cya Kimenyi we icyo gihe yajyaga ni girlfriend we wabishyize hanze, nta babirenze aho ngaho ko girlfriend nyine ni umuntu mwizerana mukora utuntu dutandukanye. Ariko je nemeza yuko kugira ngo Kimenyi ajye kwiyambaza Teriski nuko mu rugo nyine byanze kandi umugabo agomba kugirana avumbika byanze bikunda. Umugabo afite ikivumbikisho agombe agirana kivumbika niwanga guhindukira aravumbika handi. Ibyo birumvikana 100% ni twese niko tumeze kwanza. Niko bimeze. None se niba kubwira ngo hindukira ukanga uri umugore yakoye mugasezerana kubana karamata kandi padiri cyangwa se pastor yavuga ati umubiri wanjye nawe unyegura umubiri wawe. Ndabwira umubiri wanjye ngo unyegere, umubiri wanjye ntushaka kunyegera. Ndashaka ko mvumbika kuko umugabo niko ateye. Nose urumva Kimenyi yarageze mu buriri nta kintu na kimwe agatangira kujya kugisha inama kwa Teriski gusa kugeza nabo bafashe audio. Genzi niza ko abagore b'i Kigali bafite ikibazo gikomeye cyane. Abagore b'i Kigali barashaka kwigira inkumi, abagore b'i Kigali ntibashaka kwemera ko bashatse, abagore b'i Kigali babona bafite abafollowers bese ku mbuga nkoranyambaga ntibashaka kwemera ko bavuye mu bakobwa bakinjira mu rushako.
ubu ntabwo bishoboka. Nabikubwiye nuko wanze kubyumva ngo abagore b'i Kigali bafite ukuntu ari abasirimu. Nabikubwiye ko bidashoboka yuko umugore w'i Kigali cyangwa se no mu Rwanda hose yigira inkumi kandi yarashatse, afite umuryango, umugore urara ijoro. Kandi nge nubwo uramonda sinoga kubera ko Kimenyi yavuzwe Muyango yavuzwe muri kururu n'umuyobozi w'uruganda rwo mu majyepfo. Muyango yavuzwe muri kururu n'ababyinnyi. Oya na aho ngaho utangiye kurengera. Muyango yavuze muri kururu mu bantu batandukanye. Why always Muyango? Basa je bundi bavanga Muyango yatandukanye na Kimenyi. Banasohoye urumva ejo bundi banavuga Hasaga basi yasohoye n'ikiganiro ariko kumwe na Roskana turavuga ati bashaka gutwikira ikiganiro. Ariko si iyo hajemo kugisha inama ngo ntitukiryamana byagenze gutya amabanga y'urugo akajya hanze, ntago amazi abakiriya yandi. Kubera iki always Muyango? Hanyuma kuki nyuma yuko Muyango Kimenyi bubakanye Kimenyi tongeye kuvugwa muri za nkuru za kurukuru n'abakobwa, ahubwo Muyango akari uvuga muri kurukuru n'abantu. Oya nuko wijya kuvuga dutuma umuntu azana ibintu byinshi nuko utabyumvise, ntabyo bumvise, ubwo bumvishe ibya Muyango. Hanyuma ushyigikiye umugabo ugenda akajya kuvuga amabanga ye yo mu rugo rwe ndetse akagera no mu gitanda. Ntawe nk'umugabo ibyo Kimenyi yakoze, na urugero nawe uri umugabo uri proud yo kuba wavuga nanjye ibi najya kubikora. Nakubeshye naciye ku ruhande cyangwa se ngo njye kwigira nyoni nyinshi. Umuntu wese agomba kugira umujyanama umugira inama ku by'urugo rwe, ariko ntagomba kugira umujyanama w'umugore mu gihe ari umugabo. Kimenyi ikosa yakoze ni rimwe, si ukugisha inama atangaza ko bitagenda neza mu gitanda, ahubwo ikosa nuko yagiye kumenera amabanga uwo nakwita nka mukeba, ndetse ngo wanahatirizaga cyane ko kuba Kimenyi yatandukana na Muyango. Urakoze cyane kugira ngo nawe amwiharire. Kugira ngo nawe amwiharire ni ukuvuga ngo Kimenyi kugisha inama yakaba yagisha inama umugabo mugenzi we ati mfite umugore yanze guhindukira nkora iki, akagenda akagisha inama kwa nyirabukwe kwa sebukwe ati ko mu mwana mwampaye adahindukira kandi mu bigize urugo nabyo birimo nkora iki. Kujya kugisha inama umugore wakurarikiye nabyo ni sakirirego. Rwose nubwo mvuga ngo Muyango, ariko tujye dukomera urusyo dukome n'ingasire. Ingasire yitwa Kimenyi harimo ikibazo, harimo ikibazo rwose. Njye nemeza yuko ubuzima bw'urugo butagoye kujya hanze, niwe bwajya hanze. Buriya iyo ugishije inama nyoko bukwe cyangwa se ubukwe ntago bari hanze y'urugo, ni mu muryango ndani. Iyo ugishije inama papa wawe cyangwa se mama wawe cyangwa se n'undi muntu muri famiye muri wawe cyangwa se n'undi runaka ntago bari hanze kuko ntabwo yakuvamo. Ariko ikosa Kimenyi yakoze ni ukugisha inama hanze, none ukabigeze hanze ande woro noneho bigeze handi hanze aho umupaka sibizi, okimara bizi kana karabizi, buri wese arabizi. That means ko bivuze yuko yasandaje urugo hanze kandi ntabwo byari ngombwa. Mu by'ukuri ntekereza ko iyo busezeranye ku murenge n'ahandi hose mwemerera ko amabanga y'urugo agomba kuba amabanga y'urugo. Ariko nanone burya agahinda kagira mubi, ashobora no kubona inshuti nibura yabwira ibyo byose, inshuti yabwira ibyo byose ari teriske, cyangwa se akaba yaramumenera amabanga bamaze gukora n'akanyuma akavuga ati rero ngubu nuba banaje hano adora impamvu inzana niba. Ariko se ko kururu yabo kwivugwa kuva kera ngo bariganye na Muyango. Oya ngo bariganye inde nande ngo mu Kimenyi na teriske ngo bariganye kandi bahuriye ku ishuri. Bashobora kuba biyibutsa amasomo ya za doro, biyibutsa reproduction, bavuga ati harya umwana ati harya tice yatubwiraga ngo yatubwira ko igizwe n'ibice bingahe, akavuga izo za ruki na ruki, mbese bakajya hirya na miki bakabivugaho, akamubwira ati yenda Kimenyi akabwira teriske, akamubwira ati teriske nemeza yuko nyine icyaba cyiza ari uko ubu bwabo. Ariko amazi abaswari baravuga ngo maji akimwangika azoleki, amazi amenetse ntago wayayora. Ni nk'uko ubuzima bw'urugo rwa Muyango ngubu kubuyora na Kimenyi kubuyora biragoye, bwaramenetse ntago wabuyora. Ariko nemeza ko hari ibanga rimwe ryaba risigaye, nuko basi bazakore nk'akaganiro bavuga ati byari prank. Icyo nyine cyabisubiza igamije ishise ko mbona prank muzikora mufite icyo mugamije. Igamije ikindi kiganiro wenda kizaza
kuri date indi date runaka. nawe reba utangiye kumena amabanga kandi nawe utangiye kumena amabanga y'amaplanka y'abandi. Ariko akamubwiza ukuri, niba Buriyani ari kureba rwo gutwara umugore ntabwo yababaho. Buriyani yaba akomeye cyane. Njye ntabwo nemera. Ariko nanone hari ikintu nemeza, uko numvise abatinganyi, niba koko Buriyani ari umutinganyi, abatinganyi bagira ngo utumanyeri twinshi cyane. Akambere, bya bintu bitera isoni umugabo gukorera umugore, we yabigukorera. Icya kabiri, kiriya gikoresho bakoresha kingana n'iyi mikoro cya parasitike, urumva umugore ashobora kuba atarajyaga anyurwa iwawe, bakimukoreshereza akavuga ati nari naracikanywe, kuko utajya kumugera he, kumugereraho ku ngingo yakano inzovu yaravuze ngo haba sida gisimageze, urumva tikari hagarukira hano hafi twasa ari imbere ko ntageze sida twahurira he. Urumva nk'umugore akaba hari ahantu utagezaga, yenda ibingibi muze kubikata. Urumva nk'umugore ukaba mwajyaga mutera akabariro ntugezemo imbere, hahandi yumva ibyishimo bya nyuma. Ariko none cya kindi bakoresha muntu uzemo batinganye, akagira cyo kikagerayo, urumva kikagerayo, umugore akavuga ati umugabo wanjye yajyaga ndemba. Ariko iyindi banga nakubwira kiba, hari umuntu yagagisha kuri radio akavuga ngo ese ahantu haca umwana hari ikintu cyageraho kikahahaza. Ntabwo byapfa gushoboka. Bivuze ngo imibonano mpuzabitsina kububatse, kuko ari nabo bayemere kuyikora, ni mu bitekerezo cyangwa se n'inshingano z'urugo. Ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ngo hari umuntu ubikora ngo yihanyagura za postere numvise ngo za vlog style za dog style n'inyi. Oya, ziriya ntabwo ari izo kubaka urugo. Kubaka urugo iyo gikeri ikorwa. Gikeri se? Gikeri nubwo kuko iyi ni inshuro ya gatatu numvisha uri kuvuga gikeri style. Gikeri style baransobanuriye. Urabona ubwo ugiye kutubwira uko uyikora. Ubwo ntabwo nkiyivuze. Ese uramena amabanga y'urugo y'ibyo nkora. Ariko gusobanura uko ikorwa. Kimenye se ko yayamena. Kimenye se igihe se ndi umupfapfa nkakimenye. Akara umugabo w'umupfapfa. Kera kabaye wemeye ko ari umupfapfa none. Yego. Nyuma yuko nyine muyanga musajije yatumye aturubura umupfapfa. Urumva? Gikeri style umugabo araryamye. Urumva? Rega ya yorosha biza gusobanura amastyle ukora hano. Yego Shalom Paroke mupagasi wacu. Tugana ku musozo rero, ndagira ngo ngushimire cyane kandi mbwire n'abantu bagusure kuri DP TV Rwanda, bakurebe kandi bagukunde, bakore subscribe, babisangize n'abandi, nibabwirane ingosha. Hanyuma nibarangiza ibyo baze na hano kuri Kim TV Hub bakore nk'ibyo ngibyo. Yego rata. Ndagira ngo ushimire cyane kuko ubutumire bwanjye, kandi nizere ko n'ubundi uzagaruka tukongera tukicara tukamenaho 2 cyangwa 3, bizaterwa nazaba ahari. Reka nshimire na buri muntu wese twabanye. Aha ngaha bayita a domicile. A domicile kabisa. Reka nshimire na buri muntu wese twabanye mu kiganiro kuva aho cyatangiriye kugeza aho kigereye. Mbabwire ngo Imana iduhane umugisha. Mujye mwibuka kujya gukora cyane ndetse no gusenga cyane, nibyo bidufasha mu iterambere cyangwa se kubo twifuza kubabo. Ibindi Imana iduhane umugisha.